Imana ibaha umugisha mwinshi. Tunezerewe Imana kubw'uyu munsi. Hari ukuntu mwari muririmbye ngo wumvise gusenga, utanumva ndanezerewe cyane. Haleluya. Ni umugisha ukomeye abera bangana gutya gutaramira Imana. Hari benshi bari mu bindi bitaramo bitandukanye, hari abari mu bitaramo by'ibiriyo bababaye, hari abandi bari mu mpande zitandukanye ibindi bitaramo. Ariko nta kintu gikomeye nko kwisanga mu gitaramo uvuga ngo akira ishimwe ryawe Mana. Amen. Ubwira Imana ngo wumvise gusenga kwanjye. Imana yumvise gusenga kwacu, n'uyu munsi ndabizi ko mujya mwirirwa aha hantu. Imana yumvise gusenga kwanyu. Imana ni data. Imana ntisaba ngo twishwanyaguze, ntisaba ngo tugire gute. Iyo umenye gusa ko Imana ari suka yisaba. Abafilipi 4:6 iryo jambo ndarikunda cyane. Yaravuze ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Ibyo mushaka bimenywe nayo. Mubisabira mubzingingira kandi mushima. Amen. Iyo watahuye rero y'ukuri kubwira ari so, nta mpamvu yo kwiganyira, nta mpamvu yo kuruha, nta mpamvu yo kumva uremerewe. Hari Imana, hari data. Ba data basanzwe babaho pe kandi nabo bakadufasha mu buzima bwa buri munsi. Ariko sinzi ko umuntu ashobora kumenya n'igihe ucecetse ko hari ikibazo ufite. Ariko Imana yo ijya imenya n'igihe tutavuze, ikareba buri muntu wese ikamenya icyifuzo cye. Rero Imana ihabwa icubahiro ko tubashe kuboneka muri aya masaha. Data bagirire neza. Twishimiye ababyeyi abashbishop wadutumiye hamwe n'ubuyobozi bwose mufatikanyije muri ritorero hamwe n'abakristo mwese. Ndabizi buri umuntu ajya kuzana abantu ari uko bamwumva bamukunda. Imana ibaha umugisha. Ndashimira bene data twazanye, nibahaguruke mu bakomere n'abamashi mubashimira. Imana ibaha umugisha cyane kuba twazanye nabo. Aba bantu ni abadiakoni mu itorero. Uyu ni mbese aratwungirije mu itorero, ni muka vice representa, akaba n'umukuru w'abadamu mu itorero. Hanyuma uriya ni umuririmbyi. Josie yabaze kukwegereza mikoro. Ndabona bayiguhaye. Nkunda kuririmba, ariko kuririmba kwanjye ndi gusaza. Ariko ndashima Imana ko aho nzajya njya hashoboka tuzajya tujyana na Josiane, kubera ko Imana yamuhaye iyo mpano yo kuririmba, azajya abasha kubazamura. Ababyeyi ndabashimiye. Ndabizi ko buri munsi turi mu kujana, hari ico buri Imana ishaka. N'ubushize ku cyumweru twari kumwe. Data akomeza abagirire neza. Mwene data Boniface yambwiye ati hari ahantu ndi kubwiriza, ariko ndakoresha uburyo bwose. Abonye afishe ndahaba uri bubwirize. Haguruka papa. Ni umuvuga butumwa mwiza kandi mwiza dukunda. Neje azazi wacu murumva ko tumukunda. Ariko kugira ngo umuvuga butumwa arebe mugenzi wavuge ngo ndaza kumva uvuga kandi mu bagabo nemera. Imana irabizi. Boniface ndamwemera ku ijambo. Ariko kugira ngo avuge ngo ndashaka kuza nanjye nkumve. Imana iguha umugisha. Ndashimira umwana wacu udutwara akabasha gufata imodoka, n'akazi gakomeye. Tujya tumutesha umutwe agahagarara. Imana iguha umugisha papa. Ndanezerewe. Nitwa Pastor Kanziga Beatrice, ndi umudamu w'abana 7. Tugiye kwinjira mu magambo y'Imana. Itorero ryacu ryitwa Betami. Umushumba wanjye mukuru ni Bishop Gatabaza Alfred, hafi ya KBS, garage ya KBS ahantu ibani itorero riba. Ujya Rusoro utangiye kuzamuka hari agahanda uzabona icyapa cyanditseho Betami, aho niho duteranira. Hano rero bampaye teme nziza. Ariko Mana we, Imana ishimwe ko hari abantu bagitekereza ibintu by'Imana byiza. Nanezerewe iteme nkibona gusa. Numva ndanezerewe kugira ishaka ry'inzu y'Imana. Amen. Kugira ishaka ry'inzu y'Imana, kugira ishaka ry'itorero, kugira ishaka ry'abera, kugira ishaka. Niryo jambo tugiye kuganira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 2 ku murongo wa 17. Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishaka ry'inzu yawe rirandya. Amen. Reka mpere hejuru kuri 13 kugira ngo wenda tuze kuryumvikana. Mutwa amagambo uravuga ngo Yesu ahumanura urusengero. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma.
n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma. Ati nimukureho ibino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Mureke guhindura inzu ya data, mureke guhindura inzu ya data. Hanyuma abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishaka ry'inzu yawe rirandya. Amen. Data ushoboye byose, data nyiri ubuntu bwinshi, Mana nkuruwe, Mana nziza, duciye bugufi papa, abangana gutya twese dutegereje icyo tubwira muri uyu mugoroba. Muri imbyaro yararimbye ngo mbega ukuntu agira neza, mbuza amazina namwita. Iri ni ijambo ryawe data tugiye kugabura, dusabye imbaraga z'ijuru, dusabye amaboko manini y'Imana abashe kubana natwe, abashe kudukomeza. Amatwi yose agiye kumva ijambo ryawe Mana, uyafashe kugira ngo abashe kumva ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ndagikunda cyane, kubera ko kigenda kigaragaza ubuzima bwa Yohana, kikagaragaza n'ukuntu Yohana yari umwihariko ku Mana. Tuvuge ngo amen. Yari umwihariko ku Mana. Abantu bagiye bagisobanura baravuga ngo ni igitabo cy'umwuka, ni ivanjiri y'umwuka, ni ubutumwa bw'umwuka, kubera ko harimo ibintu by'indengakamere, harimo ibikorwa byagiye bikorwa birenze ibyo abantu batekereza, cyane cyane ijambo ryitwa urukundo. Amen. Iyo usomye Yohana 3:16 haravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni nacyo gitabo nasomye nsanga nicyo gitabo Yesu yatangiye gukoreramo igitangaza cya mbere. Hanyuma ubusobanuro bugenda buvuga ukuntu Yohana yari umwihariko, ngo ikintu cya mbere abantu bazi impamvu bavugaga ngo ni intumwa Yesu yakundaga, ni umwigishwa wa Yesu yakundaga. Ikintu cya mbere ngo niwe wari muto mu ntumwa. Icya kabiri ngo yahoraga ashaka kwicara iruhande rwa Yesu, iwe ngo agashaka ngo aho yicaye ngo yegamire umusaya muri Kristo, kuri Kristo, mbese afata umusaya we awushire hano, ngo ku buryo Kristo nazajya avuga ngo Yohana azajya amureba gutya. Umva amagambo nkomeza, mutima wanjye uragukunda. Iwe ngo Yesu ari kuvuga ngo akumva yajya mu gatuza ka Yesu akajya akomeza akamureba gutya. Tuvuge ngo amen. Ikindi ngo cyatumaga Yesu amukunda ngo nuko yabonaga muri Yohana ari we muntu uzabasha kuvumbura ibanga ry'Imana rikomeye. Manishimwe. Ari uzabasha gutora ijambo rikuru, ijambo ry'umutima, ijambo rikomeye, ari ryo ryitwa urukundo. Iyo usomye n'ubundi muri urwandiko twahavuze 3:16 havuga urukundo rwavanye Yesu ku ntebe y'Imana, agasiga abamarayika bari bamutaramiye, yari afite icubahiro gikomeye. Mwanditsi avuga mu Baheburayo ngo yigira umugaragu w'imbata. Amen. Yigira imbata, umugaragu, mu kuvuga ngo umugaragu w'imbata abari imbata ubwayo bayibara mu mitungo umuntu afite. Nono ibaze kuba umugaragu w'imbata, ubuse yarabazwe nk'iki. Amen. Asiga icubahiro aza mu isi, yambara umubiri aba umuntu, arababara, aratukwa, acigwa amacangwe, akubitwa icumu, kubera urukundo. Hanyuma ikindi, iyo usomye n'ubundi mu nzandiko yagiye yandika aravuga ngo murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Manishimwe. Koko niko turi. Ngo nubwo abisi batatumenye, turi abana b'Imana. Amen. Ubwana bw'Imana ntushobora kubibwira abantu ngo babyumve, ariko turi ibitangaza. Kuva kera nkiri muto nifuzaga kuba naba nk'umusirikare.
narabikundaga. Na nijoro umugabo wanjye aramubwira ati njya niba ukuntu wajya kuvuga ngo ukunda igisirikare, uzi ikintu nkunda igisirikare? Nkundira igisirikare ibintu nka bitatu. Ikintu cya mbere gituma nkunda igisirikare ni uburyo bajya bitanga, ndaza kubagarukaho. Icya kabiri ni ukuntu bagira discipline. Nta kuvuga ngo madamu yabyaye ngo ejo nzajya kumureba. Ushobora gusiga umwana umudamu afite inda y'ukwezi, ukazasanga umwana arangije primaire. Sibyo? Nta ya miteto yacu ngo ndi kumva nshaka gutaha, ngo urumva ngo hari twa gahunda ngo usiga abandi mu masenge. Ntibibaho, ibo ntibibaho, nta busivili. Uzanye ubwo busivili babanza bakagukubita, ikosi bitarafashe neza, bakongera bakagukubita, bakagukuramo igikoma cyose. Ndakibakundira. Ikindi cya gatatu gituma mbakunda ni uburyo bajya bambara n'uburyo bahagarara. Ni ukuvuga ngo bamubwiye ngo uhagarara amasaha 8. Ariko igisirikare, ingabo zose zo ku isi zubahwe, Imana iziha umugisha, uko zirara zihagaze ku bw'igihugu. Ingabo ni nziza. Ni ukuvuga ngo ashobora guhagarara gutya, sibyo? Mwumva ko ari cyiza? Nta bintu. Ariko mana we, nta bintu byo kwinginga. Ubu nibwo kubera ko hamaze kuba nyine umutekano, abantu bameze neza. Ariko kubera hari ibihugu bimwe ujya unavuga ngo warwaye uri umusirikare ahubwo bakagukubita. Waba warwaye malaria bakavuga ati urukuzana hano ubusivili bakagukubita. Ubu ngubu rwose bimaze kuba byiza kubera ko abantu baragenda bamenya agaciro k'ikiremwa muntu. Ariko ubusirikare ni bwiza. Kuba rero ufite nk'umusirikare mukuru akagira abana, simvuze amapeti runaka, akaba afite abana be ntibapfa kugenda nk'abasivili. Ntago bapfa kugenda nk'abasivili. Hari ingendo yabo. Hari ingendo yabo. Ntabwo umwana w'umuyobozi ukomeye mukuru yahita avuga ngo akumbuye abana ngo batuye muri quartier ngo agiye kubareba. Ntabwo bikunda. Niko njya ntekereza. Kugira ngo asohoke mu gipanga ajye kureba abantu birasaba ko bamuherekeza, kandi gagaherekezwa se n'abantu boroshe bakomeye. Turi abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo cortege yacu ni y'abamarayika. Umva ukuntu tugira imbaraga. Bibiliya ivuga ngo abamarayika ngo iyo baturungurutse ngo bajya babona tufite umuco. Nabo baratinye iyo baturebye mu isi baza bumva barahumiwe, ngo bakifuza kureba uwo muco, ngo akavuga ati abantu bagira uyu muco kubera ko umunsi Kristo yadupfiriye akatuzukira twahawe ubuzima burasa, twahawe ubuzima bw'umuco. Abamarayika rero ngo bahora baturunguruka bakavuga ati mbega igikorwa bakorewe Mana we, ngo bakavuga ngo ariko Yesu we wagiye ukazana bari abantu wabazanye. Bafite amatsiko y'umunsi tuzazamuka, bafite amatsiko y'ukuntu bazatwakira, bafite amatsiko y'umunsi tuzahura n'Imana data. Bafite amatsiko y'umunsi tuzahura na Kristo. Bazaba bafite amatsiko kugira ngo barebe uko tuzahoberana. Ariko Imana ishimwe, dufite agaciro gakomeye. Turi abana b'Imana, kandi koko niko turi. Koko niko turi. Ntabwo turi ibibyarirano, ntabwo turi abantu bashizwe ngo babashireho nimugoroba bagukureho. Kugira nationalite y'umwana w'Imana birarutama nationalite yose yo mu isi, kuko izisi uzapfuza isige, uzazipfuza isige. Nta muntu wari wapfa wenda ari umudokiteri cyangwa ari umuminisita cyangwa ngo bafate ibyangombwa babishyire iruhande, byose birasigara. Ariko nationalite yacu
tuzayiryamana, tuzayizuka. Abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Haleluya. Ndi gushaka kugira ngo mwumve icyo turi kuvuga ngo noneho nkatwe abo ngabo tugomba kugira ishaka ry'inzu y'Imana. Hakurya umwana wa perezida aba yumva atava mu rugo rw'ibwami, hakurya umwana w'umuyobozi aba yumva yaguma iwawe. Ibyo ari byo byose nta muntu wavuga ngo ndava kwa perezida ngo njye ku muturage ngo niho heza njya guturaho, sibyo? Nta muntu wabyifuza. Kandi nkunda abana b'abayobozi niyo banakuze. Ijambo ry'Imana rye tubwira Mose kubera ko yarerewe mu rugo rw'ubwami, yize iby'ibwami. Manishim yiga nko kuba umuyobozi, tigeze yiga nk'umusivili, yize kuba umuyobozi. Buri Imana n'umukozi w'umuhanga. Uzi ko Imana yagiye kumutegurira muri ariya maboko, kandi ariya maboko atamukunze ariko ajya kumutegura, kuko Imana yabonaga ko azakura ubwoko bwayo muri Egiputa akazabageza mu gihugu cy'Ikana, nubwo atari wowe bagejeje. Ariko iriya mbese uriya gukurira hariya hantu yize icyo bita ubuyobozi. Amen. Haleluya. Haleluya. Kubera ko turi abana b'uwo rero tugomba kugira ishaka. Binishano kubona ibintu by'Imana biri gupfapfano birimo. Ni nkaho ibaze kuvuga ngo ubonye umuntu uri kuza akajya akuramo za troviseri z'imodoka ya so umureba. Imana ifashe aya magambo tuyumve. Kureberera ibintu by'Imana ni nko kubona, sibyo? Nko mu nzu yanyu ukabona umuntu ari guhaguruka akajya kuramo amatara akayakubita hasi akayamena, akarimena, akafata irindi akarimena. Byari byo byose ufite imbaraga, ntago byashoboka ko yamena irya kabiri. Ushobora kubona irya mbere utabyitayeho, ariko irya kabiri ntashobora kurimena. Uko niko ubuzima bwacu bumeze mu nzu y'Imana. Ntitugomba kureberera n'umunsi n'umwe kubiri gupfa. Amen. Ntitugomba kureberera ku bintu by'Imana biri gupfa. Abagore mu ngo twese n'abapapa mu ngo, kubera ko umuntu ajya yirirwa, umupapa akirirwa kubarira urugo n'umugore akirirwa kubarira urugo, kubera ishaka rya rwa rugo. Ntutekereze ko wananiwe, ntutekereze amajoro wagiye ukishurira umwana wawe minervari 100,000 ntibinakurye. Ngo ubwire umwana ngo mwana wawe ngo wabonye amafaranga nagutanze ngo ibi bintu oya, ujye uvuga niyo akubwiye ngo hari akandi bamsabye ku ishuri, kubera ishaka rya buri munsi ushaka ko akura. Ujye uvuga ngo mama turaza kureba, humura ntugire stress, papa na mama barahari. Niba ari mama wenyine cyangwa mu papa akavuga ati ndahari, don't worry ndahari. Wayi ibintu by'Imana byo tujya tubireba tukabyihorera kandi duhari. Amen. Amen. Yohana niwe muntu Yesu yaraze umubyeyi we, aka kantu nagakunze. Ariko uzi kugera igihe uba inshuti n'umuntu ukamubwira ngo dore ngiye gupfa, yewe mwana nguyu umubyeyi, nawe mubyeyi nguyu umwana. Iyo usomye amateka y'i Yerusalemu bajya bavuga ukuntu Yerusalemu hateye inzara kubera kuhagota, ngo icyo gihe Mariya ahungira i Palestine, niho yaguye. Umuntu wamushinguye ni Yohana. Amen. Niwe wamushinguye. Ikindi cyiza kuri Yohana yagiriraga ishaka Yesu yeme. Tuvuge ngo amen. Umunsi b'abagore baza bakavuga ngo Kristo yazutse, ngo Yohana niwe wirutse wa mbere. Ariruka, birukanye na Petero kubera ko Petero ngo yari amaze gusaza. Yohana aramwiruka, aramutsiga, ariruka. Ngo agezemo kubera ko yari muto, ngo agira ubwoba bwo kwinjira mu mva, aratinya. Ariko niwe number 1
yageze ku gituro ararunguruka areba aho Yesu yarari, aho Yesu yararyamye abona ko nta urimo. Umva ico kintu ukubwira ngo umuntu yazutse kubera ishaka yaramugira, kubera urukundo yaramugirira, aba ari uba number 1 yo kwiruka. Ujye uba number 1 mu by'Imana. Ntukajye urindira urusaku, ntukajye urindira abananiwe. Bamwe barunamye ariko twebweho turemye, ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Bamwe barirutse baragwa, abandi barananirwa, ariko twe ntabwo tuzicuza kumukurikira, dufite impamvu. Haleluya. Ubuzima bwacu bufite impamvu yo kugirira Kristo ishaka. Paulo yigeze kuvuga, iyo usomye mu byakozwe n'intumwa mu bice 20, yaravuze ngo ikintu Mwuka Wera yamuhamirije ngo ni ingoyi n'imibabaro, ngo nibyo bimutegereje i Yerusalemu. Ngo aravuga ngo ariko ngo sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro. Umva ikimpangayikishije, mpangayikishijwe yuko ngomba gusohoza uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nico kimpangayikishije. Simpangayitse ngo ningerayo ngo bazanyica, simpangayitse ngo nindarayo ngo bizagenda gute. Ikintu kijya kimpangayikisha, njya mbwira Imana ngo Mana, nijyari nzasohoza uyu murimo w'ubutumwa wampaye. Imana ishimwe ko Paulo yasoje neza. Ndabona nabasize, mwebwe mumenyereye faya n'ibitangaza, rero Imana ibafashe tujyane. Ari ukuntu ujya uvuga amagambo ukabona nta faya irenze iyi tuvuga. Nta faya irenze iyi. Nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kumukurikira, mfite impamvu zibifatika. Byakozwe n'intumwa 20:24. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri nge, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Aba ni abakozi b'Imana bagize ishaka. Ariko hari ikintu njya ntekereza, umuntu ujya unanirwa gutura amaturo, umuntu ujya unanirwa gutaka urusengero, umuntu unanirwa guterana, umuntu unanirwa gusenga, yashobora gupfa kubera ubutumwa bwiza? Bisho byashoboka? Tuvugisha ukuri. Umuntu ujya gutanga 5,000, hari uwigeze kumbwira ngo yatanze Isaka. Watanze angahe? Ngo yatanze 5. Isaka wari umwana w'ikinege bakamuterura, ngo yatanze Isaka. Ariko tuvugisha ukuri, ishaka ugirira Imana, ujya wumva wagera igihe utanga ubugingo bwawe bugapfa. Kubera ko ngaruke ku basirikare, kubera ishaka bagirira igihugu. Umuntu ajya apfira umuntu atazi ko ariko yemwe, kubera ishaka gusa. Mureba abantu benshi baba baragiye bohereza mu butumwa, ajya agenda bakamwica, nta muntu n'umwe mwene wabo ari kurwanira, akagenda gusa kubw'itegeko ry'igihugu runaka ryamutumye, akavuga ngo ubu mpagaze hano, mpagaze ndi umusirikare watumwe n'iki gihugu, bakamurasa agapfa, bakazana umurambo. Ahananiza abantu banga Imana, nta ugufatiyeho hejuru urusasu,
ngo akubwire ngo ubutumwa bwiza ni uramwihakana cyangwa ntumwihakana, wewe ubona wabyihanganira? Ahananiza umugabo agukubita gusura ushira umwe ukabubivuyemo. Hari umwe wigeze kuvuga numva aravuga ngo iby'agakiza ngo tugiye kubirambika ngo duhangane. Yewe urambitse agakiza kubera ko umuntu agutonganyije, ntiwahagarara Imana ngo ugirisha kuvuga ati narayikurikiye byararangiye. Bibiliya ivuga ngo umuntu nkurikira ngo yiyange yikorera umusaraba we. Amen. Uzi kwikorera umusaraba wa Kristo icyo bisobanura? Bisobanura gushira mu bukogo ubushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana nibivuze ngo umfire, kwikorera umusaraba rero ni ukwemera gupfira Kristo, ni ugukora mu bushake bw'Imana. Kuko hari ubushake bwa kamere hakaba n'ubushake bw'Imana. Iyo bakubwira ngo ikorera umusaraba wawe nkurikire, ni ukugendera mu buzima bwa Kristo. Icyo Kristo agutegeka ukareka wowe uri ujya wumva wowe wa kamere ukabireka ugakurikira Kristo, ukikorera umusaraba wawe ukamukurikira. Muri mbya yaravuze ngo ngende umukristo, ico ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kikanyibagiza ibyago byose, ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Aravuga ngo ngende umukristo, ngo naho nategwa n'ibyago, ngo nkajya no ku rugamba, ngo mfite umugaba, ngo ni umwami Yesu, ngo nituba hamwe nzahora nesha. Ukavuga ngo ibyino mwisi nzahora. Niyo mpamvu Paulo yaravuze ngo gupfa ni inyungu. Umva kugirira Imana ishaka, nubwo nopfa nzi ko ari inyungu, ariko kubaho kwanyu ni ukugira usanga nkomeze ngo izi imbuto. Ngira abantu benshi bamenya Kristo, ariko icyambera cyiza ngewe nuko napfa. Mane tubabare, ujya wumva wapfira uyu muhamagaro. Ariko mfite ikibazo muri iyi minsi ndi mu gusengera, sinzi ko ahantu turi twapfira uyu muhamagaro. Biragoye, umuntu bamuvuga rimwe akaba bivuyemo. Bavuga ngo ujya wibonetsa, ngo aha ngo mbiswama, ariko ndaza kukageraho. Ikindi cy'umwihariko kuri Yohana, ngo Yohana yiswe inkingi kubera ishaka ry'umurimo w'Imana. Imana ishimwe aba inkingi. Aho nasomye Yohana ukuntu ari yirutse kumva Yesu ari uwa mbere, ni Yohana 20:3 kugera kuri 5. Aho cyagiye bamubwiye ngo yarazwe umubyeyi, ni Yohana 19:27. Aha ngaha Yohana yiswe inkingi y'urusengero, n'Abagalatiya 2:9. Amen. Yiswe inkingi. Ariko muzi inkingi akimana tugirira Imana gutya. Mana we sheganya imitima yabera yumva amagambo. Uzi ikintu bita inkingi y'urusengero? Ni ukuvuga ngo inkingi ni mu gihe inkingi idahari, sibyo? Izi nkingi bazishiraho kubera iki? Munsubiza ko turi kuganira. Bazishiraho kubera iki? Kugira ngo zifate iki? Ibaze kuba mu bagabo batatu, Yohana, Petero, Yakobo, inkingi zifasha itorero kwisi, bakaguhitamo. Bari abastari kwisi yuko ari abashumba beza. Apana nk'ibi ngibi ngo abantu 10 bakumenye ngo nabaye musta. Bari inkingi Imana yo mu ijuru izi ngo ni inkingi zifasha itorero kwisi. Tugirira Imana gutya. Bari abagabo bajegeje isi. Ijuru rizi ngo izi ni inkingi, iyi nkingi isenyutse n'iyi igasenyuka, itorero ryagira ikibazo. Amen. Bari inkingi z'urusengero na Yohana yararimo. Ese bakugira inkingi uri umuntu w'umunyantege nke, nk'ubwo butugira, reka mbwira igikuta, nk'ubwo bunebwe ugira, bakwita inkingi y'urusengero. Wagikuta we mwizi ntege nke ugira, waba inkingi y'urusengero? Umuntu kugira ngo abe inkingi, hari igihe umubyeyi nk'umuntu ajya apfa muri famiye yari afite nk'akamaro gakomeye, abantu bagatafa ngo hapfuye inkingi, ngo inkingi y'umuryango irapfuye. We mbese niho abantu bose
niho abantu bose bari bafashe igahita iribuduka. Ujya wumvisha kugirira Imana uri inkingi mu bwami bwayo, ujya wumva uhungabanye ijuru ryohaguruka, kuko ijambo ry'Imana rizavuga ngo abera bo mu isi nizo mfura zonyine Imana izayishimira, ngo kandi umuntu ukoze mu mbone y'intore, ngo uvuze intore ngo abari gukora Imana mu mbone, uri kujomba Imana agatoki mu mbone. Iyo ukoze ngo ku muntu wakijijwe w'umwere, iyo ukoze ku mfura y'Imana, iyo ukoze ku ntore y'Imana ukayivuga, ngo uri kujomba Imana mu mbone, akabera n'ibihu uri gucokoza Imana. Ako mwagiye mureka kugwana, ukareka gusakuza. Niba baba bagukoraho uzuvuga ngo Mana barakurembeje, amaso bayakuyemo, kuko gukora ku muntu w'Imana ni nko gukora mu mbone y'Imana. Ariko Mana we, ariko abantu baza akamaro bagira mu bwami bw'Imana. Muza akamaro tugira mu bwami bw'Imana. Muza abo turi bo mu bwami bw'Imana, kugukoraho gusa abantu 100 bakabura amahoro. Mana yigeze kubwira abanyedomu, iravuga ngo igihe bari ko basenya Yerusalemu, ngo mwari mu madirisha mumeze nk'abo mu Babuloni basenyaga, ngo mukajya muvuga ngo bahasenye. Zaburi 137:7 ngo muhasenye, ngo muhasenye. Imana iravuga ngo ikintu mwakoreye bene so, kuko abedomu bakomoka kuri Sawuli, ikintu mwakoze muri kogeza ngo babasenye. Bibiliya ivuga ngo nyuma y'imyaka 150 Edomu yarasenyutse kugeza n'ubu ntiba ku ikarita. Reka nkubwire, nugira ishaka ry'umurimo w'Imana uzahinduka inkingi. Ijuru rizagutekerezaho, ijuru rizakwibazaho. Ingabo zo mu ijuru ntago bapfa kwiruka ku muntu bazi ko badafite. Ariko Imana buri munsi buri saha yita ku ntore yayo, yita ku mukiranutsi uyigirira ishaka. Erega iyo dufashe umwanya munini tujya mu by'Imana, niko nayo ifata umwanya munini yinjira mu byacu. Tuvuge ngo amen. Uko ufata igihe kinini winjira mu by'Imana, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko gutanga guhabwa umugisha kuruta guhabwa. Uko nukuri, niba wagize umuhate w'ishaka ry'Imana ugatanga uzagira umugisha, kuko Imana uba wayihaye igomba guhereza uwayihaye. Niko bimeze, niko bimeze. Ariko navuga ngo Imana ni dona. Ko nukuri cyo ukora Imana irakikwishura, kuko ravuze ngo nkorera gutya nanjye nzawe. Siko bababwiye abantu batangaga icya 10 ngo mungerageresha ibya 10 n'amaturo, ngo mbagomorere imigisha, ngo muburaho muyikwiza. Amen. Abakozi b'Imana bagiye bita ku bakozi b'Imana, babadamu bagiye bacumbikira ba Elisa bande, Imana nayo yitaye ku byayo. Haleluya, haleluya. Ikindi natekereje, ese ishaka ni iki? Ishaka ni iki? Ni igikorwa cyose umuntu akora arengera izina ry'Imana kugira ngo ridatukwa. Ni igikorwa cyose umuntu akora arengera izina ry'Imana kugira ngo ridatukwa. Ishaka ni igikorwa cyose ukora urengera Imana kugira ngo idatukwa. Umunsi umwe Dawidi yigeze gutukisha Imana. Igihe yasambanyaga muka Uriya, Imana tubabarire, Imana yaramubwiye muri Samweli wa 2:11-14 ngo ariko kuko haye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka, kubera ico cyaha wakoze, uyu mwana navuka ntazabaho. Iyo buriya tutagiriye Imana ishaka, ahubwo tugakora ibyaha cyangwa tugatuma urego w'Imana dushakaho. Yaravuze ngo kubera ko wahaye abapagani bari barabuze aho bantukira Dawidi, bari barahabuze uko wari warahafunze. Warwanye intambara zikomeye, ubu muntu w'intwari ukomeye, ariko uyu munsi watanze akayira, watumye abapagani babona urwitwazo rwo kuntuka.
imana yabo ngaho reba bamurokorewe, ngaho reba bamurokoreye, ngaho wahaye abanza urwaho rwo kugira ngo babone uko bakora. Ariko ishaka ni igikorwa umuntu akora cyose cyiza kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa. Amen. Urahari kubw'umurimo w'Imana kugira ngo umurimo w'Imana udatukwa. Urahari, uzawumva uhari. Ugasanga abantu ko barasebye itorero, uri muri ya nimero zisenya itorero. Yeme mwamubonye nanjye, ewe mwajya mumubona buriya gute? Uri umuririmbyi kuravuga itorero ryawe. Ni igitangaza, ni igitangaza, ni igitangaza. Cyangwa ugasanga mu bapagani kurasenya mugenzi wawe, ngo rero ngo mujya mubona ngo yigira murokore, ngo biragatsindwa udakora ikintu kiza ngo Imana ireke gutukwa. Kuko iyo batutse umukiranutsi Imana ibisebye. Uko ni ukuri. Iyo umugaragu w'Imana ari gutukwa, nawe uri gutukwa, n'Imana nayo iri gutukwa. Imana itubabarire. Ariko kandi Imana ishimwe ku bwa Dawidi. Ndaza kumuvuga ukuntu yagize ishaka. Tuvuge ngo amen. Munsomere Samuel wa mbere 17:31. Aha ndaza kuhavuga cyane kandi Imana iramfasha tuze kuhumvikana. Umusomyi mwiza namfashe. Samuel wa mbere 17 kuri 31. 17. Dusome. Soma mu izina rya Yesu. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli. Abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Amen. Aya ni amakuru ya Dawidi, twese turayazi ukuntu se yamwohereje kuza gusura abakuru be. Tuvuge ngo amen. Bari ku rugamba Eliabu, Aminadabu ndetse na Shama. Gusa aravuga ngo genda ujye kundebera abantu uko bameze ku rugerero ku rugamba. Ngo aragenda, ngo ahageze asanga hari ikinani cyitwa Goliyati, ngo kiza gituka ingabo z'Imana, ngo cyarangiza ngo kikabatukana n'Imana ya Isiraheli. Araho mu mafilime azavuga ngo nza ntekereza ukuntu urugamba rwa Dawidi yajyaga ahagaruka akavuga ngo muri mwe nihagira umugabo ngo nsuzuguye ingabo za Isiraheli zose, ngo mumwe nihagira umuntu witoramo aze turwana, ingabo zose zikajya mu mwobo. Arakanoje ngo mu myobo we. Goliyati yahinguka akavuga ngo mu myobo we. Gatubona ingabo zose z'Abanyesirayeli zigiye mu mwobo kubera imvugo y'umuntu umwe Goliyati. Ngo Dawidi arangije abate uriya ninde? Uriya ninde uri gutuka ubwoko bw'Imana gatwa n'Imana? Uriya ninde? Tuvuge ngo amen. Ujya wumva gute iyo bari gutuka bera? Ujya wumva gute iyo bari gutuka abakozi b'Imana? Ujya wumva gute? Hanyuma ku murongo wa 20, maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo Mufilisitiya agakura Isiraheli igitutsi bazamugorera bate? Yaravuze ukuntu yari yumvisha abantu bavuga ukuntu nguriya muntu niyica Goliyati ngo ibyo umwami yavuze azamugororera, ngo ikintu cambere ngo azamuha ubutunzi, ngo ikindi cya kabiri ngo amuhe umukobwa we, icya gatatu ngo ugo rugo wazaruha icubahiro muri Isiraheli. Byari ibintu bikomeye yeme. Siko uzi kugusezera ibyo bintu ko ari bitatu ukuntu bikomeye. Ubutunzi, kugushingira umukobwa, ngo yarangiza ngo akamuha umudendezo. Umudendezo. Twese ntitwabuze umudendezo benshi. Ibihe bishobora kuza bikakubuza umudendezo, ugasanga ahantu uri wenda hari kukubuza umudendezo. Ariko baravuga ngo umwami yaravuze ngo umuntu uzamwica, ikintu cya mbere bazamuha ni ubutunzi, icya kabiri ni umukobwa we, icya gatatu ni umudendezo muri Isiraheli. Kugira umudendezo ni ukwisanzura. Azajya yishyira yizana. Sibyo? Azajya yishyira yizana. Ngo Dawidi barabyumvise, arongera abasubira ati munsubiriremo
icyo umwami azahemba umuntu wishe Goliyati babimusubiriramo. Natangaye ku murongo wa 28, maze Eliyabu mukuru w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubwira ati wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Wumveme Dawidi yarakoze. Eliyabu aravuga ati twa dutama turi he? Twa papa wadusize. Ndakuzi ubwibone ugira. Uko niko umuntu ajya ahaguruka mu murimo w'Imana rimwe na rimwe yumva afite ishaka ry'umurimo w'Imana. Bamwe bakavuga ngo ni ukwibonekeza, ngo ajya yikundisha ku bashumba, ngo abagira ngo bamurebe, ngo abagira ngo he yirate. Dawidi aravuga ngo nkoze iki? Ngize bamutera umugongo ari ngize nkoze iki? Kuri 29 Dawidi aramusubiza ati mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu ushaka? Nta yindi mpamvu ushaka? Ngize gute? Ngo amwerekeze umugongo, ngo yerekere undi, aramubaza ati bene ibyo ngo abantu bamusubiza bacyo nk'ubwa mbere. Ngo ayo magambo bumvise Dawidi avuga ngo bayajyana kwa Sawuli, ngo abyumvise ngo aramutumira. Imana ishimwe. Mwumva ijambo Dawidi yavuze ryanejeje. Ishaka ko turavuga ishaka. Ishaka rirangwa no kwizera, no kutagira ubwoba. Nubwo ingabo yabingana gute imbere yawe, nubwo haba hari ibikuta bingana gute imbere yawe, kubwo imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Iyo uri mu ishaka ry'Imana, buri ishaka ni urukundo ruba rwazamutse rukarenga igipimo. Iyo umusore yakunze umukobwa ajya atubwenge, ukajya ubona umukobwa uri kumuzanira amafaranga ntiyayagusabye, ukamuha imodoka ntayo yagusabye, kandi ugasanga wenda aranagutendetse, ariko kubera ko urukundo rwagusumbye imbaraga ngo sheri ngo nguhike, ukajya umuhereza ibintu urukundo rwagiye hejuru. Dawidi kubera urukundo yakundaga Imana, kubera ukuntu yumvaga Imana, yumva biramuriye, aravuga ngo wanyuriya mugabo atuka Imana. Byagenze gute? Ubu bwoko bw'Imana karabutuka kubera iki? Hanyuma ijambo yabwiye umwami ryanejeje. Tuvuge ngo amen. Kuri 32 Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ugukugwa umutima nawe umugaragu wawe, ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Mwami we ntihagire ugutesha umutwe, ntihagire ugukura umutima. Kandi Dawidi yari agasore nguhumuge gato, imyaka 17, muto. Abwira umwami ngo ntihagire ugukura umutima, jewe ngiye kurwana n'uriya Mufilisitiya. Ishaka ni hata. Ishaka ni ikintu kiba cyarenze urugero. Imagine imbere y'ingabo zingana gutyo, zifite intwari, zifite za rutura, zifite ugahagarara imbere y'umwami ukamubwira ngo njyewe uriya Mufilisitiya uri uzagwana nawe. Ugeze igihe bamwambitse imyambaro biramunanira, yagenda akavuga ati bisi nabimenyereye sinabishobora. Erega hari imyambaro utagomba kwigana, hari umwambaro Kristo yakwambitse, uwo ni ujya ubasha gutsinda. Agakiza kwambara Kristo n'inkota n'ubuzima, n'urusasu rurangiza. Iyo umuntu gusa ahagaze yambaye Kristo, nambaye Kristo, ibyo kera yabinkuyeho rwose, nabaye musha, nambaye Kristo, ibyo kera yabinkuyeho rwose. Haleluya. Kubera ko Dawidi yari yambaye ubuzima bw'Imana nta bwoba, umwami yaramubaje none ikintu cyampa icyizere kuzatsinda uriya mugabo ni iki? Wa mwana we ko ndi kukubona nkabona uri agasore gato, ikintu cyanyemeza. Atangira kwivuga sefi, mwami dore ukuntu ubuzima bwanjye bwabaye. Iyo nabaga ndagiye intare yarazaga cyangwa idubu igafata umwana w'intama ngo ngahubuka
nta mpamvu ngahubuka ngo nkayifata nkayiyambura ngo yanga no kugira yashaka no kuzana iby'amahane nkayica. Amen. Reka mpasome ko ndashaka nsome mwumve. 34 Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zategwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira kananu nkayivutagura nkayica. Umwami atangira kuvuga ati wishe intare, wishe idubu, tipe urakomeye. Njya ntekereza nka ndumva kano kana niba karashoboye kwica intare n'idubu birashoboka ko gashoboye. Yamavuga ngo uko nagize ya ntare na ya dubu ngo niko nzomwica uyu. Uriya Mufilisitiya utarakebwe nzamugira nk'imwe muri zo, nzamushwanyaguza, nzamushwanyaguza. Ishaka riba rirazamutse, nzamushwanyaguza. Ariko Mana we, Mana utumanuremo imbaraga z'ishaka, nzamushwanyaguza. Kugeza igihe bamwambise imyambaro y'intambara biramunanira. Muzi ikintu yitwaje? Inkoni n'amabuye ngo 5 n'imvumba. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya. Mwumva ibintu yitwaje icyo byasobanuraga. Inkoni yasobanuraga ijambo ry'Imana. Haleluya. Umuntu ufite ishaka ry'Imana, igipimo cy'ijambo ry'Imana kigomba kuba kinini kuri wewe, kuko ijambo ry'Imana ni inkota ngo icayiboneye ngo ni ijambo ry'Imana, ngo turyizere ngo nibwo rizatsinda ingabo za Satani. Ni nako mu Befeso bavuga ngo mutware intwaro z'Imana, ngo inkota icyayi ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ikindi yitwaje, ibintu Dawidi yitwazaga ni ishimbo ngo byasobanuraga umwuka wera, umuhumetso ngo ni imbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe. Izo nizo ntwaro yitwazaga mu buzima, icyatumaga ishaka rye rikomera. Ngo yagendanaga ijambo, akagendana imbaraga z'umwuka, ngo akagendana umuhumetso, ngo ariyo masengesho. Akavuga ati bitewe n'ibyo nibitseho, ni ukuri uriya Mufilisitiya nzi ko atagira ijambo muri we, nzi ko atagira igitaramo, nzamunesha. Ntagira umwuka, ahubwo agira umwuka wa Satani, nzamutsinda. Ikindi mu buzima ngo Dawidi yitwazaga ngo ni imvumba y'abashumba, ariyo masezerano. Tuvuge ngo amen. Ariko umukristo uba hatagira isezerano, niba utayagira yaha ngaha yo mu isi, ujye wibuka ko wahawe isezerano ryanditse rivuga ngo muzarya ibibica ntacyo rizabatwara, ngo muzafata inzoka na sikorupiyo. Ariko kurumva imbaraga twahawe ngo muzafata inzoka na sikorupiyo, ngo muzirukana abadayimoni ku bw'izina ryanjye, muzayama ngo fire, abadayimoni bamabahunga ubw'izina ry'Imana, ariko atari ijyawe kuba wibitseho biriya bintu. Abana ngo buriya fire si igikuramo abadayimoni, hakuramo abadayimoni ufite ijambo, ufite imbaraga z'umwuka, ugira amasengesho, niwe ugira fire. Ariko ubaho gusa ntujye usenga, ntujye usoma, ntugire amasezerano, ntugire umwuka, ngo uzagira ishaka ry'umurimo w'Imana, ni ukuri ntaryo wagira. Kuko ijambo ry'Imana niryo rizamura ibipimo cy'ishaka, nicyo kizamura igipimo cyo gukunda Imana. Ubundi ishaka ni urukundo, ni urukundo. Kubera ko dukunda abana niyo mpamvu tubapfira, kubera ko dukunda abagabo bacu niyo mpamvu tububaha tukabakorera. Kandi rimwe na rimwe batakoze ibyiza gusa, n'igihe bakoze ibibi ukahishira, kubera ko ni urukundo rwazamutse. Nicyo bita ishaka. Ni ishaka. Ishaka ry'Imana nirizamuka muri we ryo gukunda inzu y'Imana, ntuzongera gusigana n'umuntu gukorera inzu y'Imana, uzajya uyikorera nkawe wenyine. Dawidi yagiye mu rugamba ari we wenyine kuri tere, ingabo zose za Israeli ari zo wenyine bari kumureba gutya, n'abafise bose bareba kana k'uruhinja.
aravuga ngo ngewe kubera ko nibitsemo ibyo bintu ndamunesha, ndamutsinda. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma kuri 45 17 kuri 45 Dawidi abwira umufisi ati wanteranye inkota icumu n'agacumu, ariko ngeweho nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo ya Isiraheli wasuzuguye. Imana ishimwe. Wazanye uducumu n'amacumu wambaye. Nanze kuvuga uburebure bwa Goliyati, yari igihume cy'umugabo. Dawidi aravuga ngo wanteranye uducumu n'amacumu. Goliya urifurebye pe. Ikote rye ryari icyuma, ikote rya Goliyati tuntu gusa icyuma. Ibintu byose muraza kubisoma ibyo yari yambaye, ariko aravuga ngo ibyo byose waje wifurebye, waje kuntera, ariko ngewe dore ikintu kimwe gusa ngiye kugute, kubera ko nizeye imbaraga zazuye Kristo zikamukura ikuzimu, hizera imbaraga zakoranye n'abakozi b'Imana, ndagutera mu izina ry'Imana wasuzuguye. Warangize Dawidi yamamubwira ijambo ryanejeje, tuvuge ngo amen. Ngo uyu munsi ngo Uwiteka arakungabiza, ngo nkwice nguce igihanga, kandi ndagabura ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inka zo mu ishamba, intumbi z'ingabo z'abafisi, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Abwira Goliyati ngo Goliya, uyu munsi inyoni zo mu kirere n'ibisiga bibonye gaburo. Ako Dawidi ni igihugu. Bibonye repa yasa mbahaye imirire y'uyu munsi. Ibisiga byose mwishime mbazani mubonye igaburo, ndabagaburiye. Ngo kandi ikintu ngiye kubagaburira ngo ni ingabo z'Abafilisitiya. Mwebwe murapfa nimurangiza ibisiga n'inyoni bibona icakura. Imbaraga zo kwatura. Iyo ufite ishaka ry'Imana uza watura. Mwature ngo Imana ishimwe. Imbaraga zo kwatura. Iyo ishaka ryazamutse, iyo urukundo rw'Imana rwazamutse muri wowe uza watura, kandi buriya mu magambo twatura ararema. Wasanga kurabwira umwana ngo nuko uzapfa, ngo uzaba nka so, uzaba nka nyoko, ariko mujya mwatura amagambo. Iyo mubwiye abana banyu ko bazakomera bakaba ibisho zarushorezwa amaboko, wagiye mwatura abana hibyiza. Wagiye wiyaturaho ku mubiri ukavuga ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo ngira abantu imirimo y'Uwiteka yakoze. Sinzapfa, sindumurizo, ndo umutwe. Ujye watura ndi munini, ndi mugari, ndagutse. Niyo mpamvu muri Yeremiya yaravuze ngo irega ibyo nzi, ibyo nibwira kubagirira ni byiza, si bibi. Ntago Imana iradutekerezaho ibibi ngo ni byiza, ngo kandi ngo ni amahoro. Tugirira Imana gutya. Yeremiya 29:11 njewe iby'Imana nibwira kukugirira ni byiza. Satani ni uzuza kukubwira ibibi, ariko Imana ngo ibyo nibwira. Imana ishimwe kwizitwibwiraho ibyiza. Bisho iby'Imana yibwira kuri wowe, iby'Imana ifitiye ni byiza pe. Iby'Imana ifitiye ni byiza pe. Sinshidikanya ko izabisohoza. Iby'Imana ifitiye ni byiza pe. Sinshidikanya ko izabisohoza. Iby'Imana ifitiye ni byiza pe. Mwabasore mwomenye iby'Imana ibafitiye, mwazongera guhungabana. Ndimo kubona muri iyi minsi ngo abakobwa ngo turashaka bameze gutya, ngo b'amafaranga, ngo womenye umugambi Imana ikugirira, ntiwagira stress. Bamwe bari no mu kubanga bakiyahura bagaturika imitsi, ariko umuntu akwanga gute Imana igufitiye imigambi myiza. Mwaba mama mwe uhangayika gute hari ukubera amaso, hari uhangayika ibyawe, uhangayika gute? Uhangayika kubera iki? Uhangayika kubera iki?
abapapa mujya muhangayika kubera iki? Dufite Imana iduhangayikiye, imenyera kuri ibyo twibwira, ikatekereza ubuzima bwacu. Yigeze kuvuga muri Matayo, iravuga ngo mujya mwiganyira ngo muzarya iki, muzambara iki. Imana igitanga, muzarya iki? Inyoni zidahinga ngiye buzibeshejeho, uburabyo butadoda nkabwambika, ngo habe na Salomo mu kwambara kwe. Ariko njya ntekereza ko Salomo yageze yamba ngo ntiyigeze yimba nk'akarabo kamwe mu byo nambika. Ngo none mwaba afite kwizera muguke mwe, ngo nobura nte kubakorera ibyo byose. Abapagani barabigira, ntaswe twebwe dufite data. Dawidi aravuga ngo hamwe n'Imana ya Isiraheli, hamwe n'Imana yanje, mwangabo z'Abafilisitiya mwe, uyu munsi murabe ibiryo bya biriya bisiga, mubyitegure ko mukanya muraribwa. Vuga ngo uraribwa wangabo we. Yego. Ikindi cya kabiri yari arimo abikorera, ngo kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumi, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari uzabatugabiza. Iri teraniro ryose riramenya ko Imana itazikirisha inkota n'amacumu. Vuga ngo amena. Imana haleluya, bavugira ngo Imana itari baya, Imana itari dago, Imana itaginanirwa, Imana idacogora, Imana itagira ubwoba. Uyu munsi riteraniro riramenya ko Imana itagikirisha amacumu n'inkota. Haleluya. Mwanditsi yaranditse mu Bakorinto aravuga ngo intambara zacu si nk'iz'abantu, intwaro zacu si nk'iz'abantu, zigira imbaraga, zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi, ibihome by'amashari, ibihome by'inzangano, ibihome by'ubwibone, ibihome by'udusuzuguro. Intwaro zacu si nk'iz'abantu. Muri mbyaremse ngo mu gihe cyo gusenga we, amasengesho yacu ngo ajya agera ku Mana agakomanga, ngo ashaka kureba Imana. Aravuga ngo kandi ntitwibagirwe aho tujya ko yuko uko gusenga kwacu ngo kugera ku Mana. Ibaze gusenga uri mu buriri, urusasu rukama rugenda ngo pa rukabaturikana. Badayimoni bakavuga ati none ibitangaza bira niki kibaye? Urusasu gusa gwisengesho kwambira ngo pa twanyaguza. Dushwanyaguje imbaraga z'umwijima izina rya Yesu, zazituma abantu batagira imbaraga mu nzu y'Imana, zituma abantu batagira ishaka ry'Imana. Turabishwanyaguje mu izina rya Yesu. Mana yacu ntizikirisha inkota. Haleluya. Tigira ikigare. Ubwo abantu biriwe bakuvuga bagutesheje agaciro ngo yamigendera muri ako kavuyo. Imana ni Imana, kandi ngo yigiye gutabara ngo ntawe izayiyambaza. Ariko murumva Imana ariko ndanezerewe. Iyo igiye gutabara ntijya ivuga ngo aha hantu byanze mumpe ingabo mumfashe. Imana irishoboye. Imana ishoboye gusana imibiri yasenyutse. Ijambo ry'Imana zaravuga ngo nizisubiza amagara mazima. Imana izisanga warasenyutse, umwanya wabaye muto, nari kubakubita ubuhamya gusa ariko umwanya washize. Imana iza yubaka umubiri idashingiye ku miti cyangwa ishingiye ku miti yanyuzemo. Hari igihe umuntu azavuga ko abantu bagaherekanya ko kantu ndakavuze ngasubiyemo. Imana yokiza hari imiti cyangwa idahari. Umunsi umwe bigeze kumbwira ngo barambaga, bari bambaze kabiri gakurikirana. Umwambere nabaza umwana afite umwaka n'amezi hafi 7, uwa kabiri musama, uwa mbere naramubyaye barambaga, uwa kabiri musama, uwa mbere afite amezi 11, uwa gatatu musama, uwa kabiri afite amezi 8, kandi abo bombi bari bambaza. Umunsi umwe ntekereza ijambo rya Sara ukuntu yasamye afite imyaka 90 akabyara. Mbwira Imana ngo imyaka yanjye nari ifite mu myaka 20 none nkinde cyangwa n'itanu, kubera iki njya nanirwa kubyara, kubera ko umubiri wanje wananiwe kubyara. Ndavuga ngo sinzongera kubagwa.
kandi mvuze ngo sinzongera kubagwa kera inda ari amezi 2 mwana nkurikije afite amezi 8 ugeze umunsi wo kubyara bari barampaye itariki 18 ecography z'ukwa 12 2004 muganga arambwira ntuzageze 18 uzaze ku itariki 9 kuko nta muntu wabazwe ujye utegereza ibisi uzaze mbere yaho ngera ku 9 ngera kuri 18 ngera kuri 24 njya kwa muganga ngeze kwa muganga barambwira ngo nukumbaga ndababwira ngo ndabyara ni ku Imana yambwiye ariko baradututse Imana ishimwe ko twazanye na mwene data bagahita bazana n'amoko ngo ese ngo hari ibigoryi n'injiji zibaho kuki utabyari iwawe waje kubyarira gute nti ndabyara mumenye ko Imana ibaho ndabyara mumvugire ngo Imana we Imana itari bayani Imana itari dago Imana izivuga bikaba yategeka bigakomera mumvugire ngo Imana ijye gukora igitangaza sinigeze ngira ibise byihuta ntuje ariko Imana twumvishe ko itagikirisha inkota n'amacumu tubyumve ujye urekera Imana intambara yayo ngo ngere mu gato ndababwira nti ndumva ashaka kubyara ati wewe wobyara cyambere ntabise ufite urabyara noneho nta n'ibisi ikindi kandi uraza gupfa cyangwa umwana apfe rwose bitegure kimwe mu kanya umwe arapfa cyangwa undabe ntabwo ushaka kubyara wewe ntabwo ndabyara ariko habaza mwene data turagira gute komera barangije baraza bamubwira ati rero muramukazi warashaka kwapfa ugasigarana umutungo wa musaza wawe akomeza gushuke ibyo ni amakuru Imana ishimwe ko hari mukanya ngo bampime basanga ngeze muri 7 ati uyu muntu afite 7 gute yicaye ameze arya ndabaye nti mutima murabona murayibona tu iyo wagiriye Imana ishaka ugahagarara ku cyo yavuze ukavuga ngo yarambwiye we ako ndanezerewe yaravuze inyuma yaravuze uko bimeze kose nta bwoba uko bisa kose nyuma yaravuze ibindi ntibikureba nyuma yaravuze Imana ishimwe ko nyuma yaravuze hari ibintu igiye gukora nzabaho ubuhamya nyuma yaravuze haba ibintu mukandi kanya muga ndashaka kubyara kandi ntarabyara na rimwe ariko numva ndashaka kubyara hakaba hari umudamu we waje atazi uko byiriwe kuko araje ku buzamu aramubwira dote ngo genda urebe urira musazi ngo yabyara asuriya musazi wa musazi mu minota 2 ngo abarabyaye maze kubyara bakora kunda basanga ubu Imana yangiriye neza ubuzima bwanjye ntiyabugiriye neza intambara y'Imana si y'inkota n'amacumu niyo Uwiteka fa kubugirira ishaka ibyayo kandi uretse n'ishaka hari n'ibyizi ikora gusa kubw'ubuntu Imana ikabikora gusa kubw'ubuntu ndetse kudupasa gusa ubuntu ikatugirira neza tutaranasenga ukavuga ngo Mana we ngo nukuri ngo hari ibintu none Imana yankureye ngo nta nabisengeye ku buntu bwayo gusa kubera ko dutuye mu buntu bwayo akaba ibintu gusa dukorera gusa tutaranatangira n'amahombi ukabona gusa kugirene Imana ishimwe amen natekereje ko ari akantu k'ukuntu Sawuli yasuzuguye Dawidi ngo ni umusore ariko aramubwira ngo Goliyati ntiwamushobora ngo kuko yatangiye urugamba akiri umusore none se kubera iki Satani azibesha abasore ikababwira ko mutagomba kugira ishaka mu by'Imana ariko mwagera mu isi mukaba number 1 kwishaka abasore mwumvisha ko kana Sawuli yaravuze ngo Dawidi we uri umusore ntiwashobora kurwanya uriya mu Filisti kuko uhereye mu buto bwe yari umurwanyi guhera mu busore bwe yageza agwana nuko Satani ari mu kuza akabwira abasore ngo mu by'Imana ntibashoboye bagera mu isi bagashobora amen
ikindi kiranga ufite ishaka. Icambere reka nkibabwire gusa nsoza kigaragaza umuntu ufite ishaka. Tuvuge ngo amen. Agira umwete. Muba abanyamwete, ntimubizangwe. Muba abanyamwete, mucunguze uburyo iminsi n'imibiye. Hari abantu batakigira umwete mu by'Imana. Gusenga niwo wakererewe, kwitanga wapi, ibintu byose wapi. Nibavuga gusenga ararwaye, nibavuga gusenga umukozi yagiye, nibavuga ibintu byose niwe wanyuma. Ariko ikintu kizakuranga umuntu ufite ishaka arangwa n'umwete. Mana ishimwe. Icya kabiri kiranga umuntu ufite ishaka arangwa no kwitanga bikomeye. Imana ishimwe. Nasomye umugore bita Risipa muri Samweli wa 2:21-11 uburyo yamaze amezi 3 yambaye ibigunira ashashe ku rutare ari kurinda imirambo y'abantu bamanitse. Amezi 3 umuntu w'umugore akazana ikigunira agasasa ku rutare. Bijya bisobanura ngo ni amasengesho yo kwinginga tuba duhagaze kuri Kristo. Ukamara amezi 3 nta ugusimbura ngo amanwa inyamaswa zitabarya cyangwa nijoro hatagira ikibakora. Amezi 3 gusa, amezi arya. Risipa ni igihu 3 arashira. Ngo kugeza igihe Dawidi yamenye amakuru ko hari umugore wanze kuryama iyo mirambo ikimanitswe. Ngo bamubwira amakuru. Aravuga ati sinaryamaga izi ngabo zikimanitse. Yari inshoreke ya Sawuli. Sibishoboka sinaryama. Naryama gute? Ngo kugeza igihe Sawuli yayifashe, Dawidi yayifashe, agafata Sawuli na Yonatani agafata nabo bantu akabashingura. Ngo Imana yongera guhendahendegwa igihugu. Ariko Imana we, Imana iravuga ngo kubera ikintu Risipa kose ndahendahenzwe pe, ndongeye mbahaye imvura. Buke n'abantu bitanga yeme. None se si umudamu umwe wamaze amezi 3. Imana iravuga ngo kubera ikintu Risipa kose ndahendahenzwe, ngarutse muri Isiraheli babonye imvura. Inananana ewe nawe amarira ngwino jo turangize muri ako gakora. Imvura y'umugisha iraguye we Manuel kwereki neza yawe. Itegure urahetse amarira ararangiye. Shima Imana imvura y'umugisha iraguye we Manuel kukwereki neza yanjye. Amen. Hallelujah. Kubwari sipimvura iragwa. Hari icyo wakora kubw'Imana. Hari icyo wakora iyo mirambo nabari mu byaha. Paulo yari yitanze, yaramaramaje aramaramaza. Hari imirambo yuzuye mu isi. Abefeso bavuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibicumuro. Ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Ngo ntibyavuye ku mirimo, ntibyavuye atagira uwirata. Ubuntu bw'Imana nibwo bwabakijije. Iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo imirambo itarazuka, abantu bataramenya umwami babeho. Niba ufite abana batarizera Yesu nk'umwami n'umukiza, niba ufite umugabo, niba ufite umwana, niba ufite umuvandimwe utarakizwa, umubere ku mava amezi 3 azuke. Ubu se murakumvise abandi bagore ko babikoze, kamara amezi 3 ataryama amanywa na nijoro, kandi yari inshoreke, ntiyari umugore w'imfura, yari inshoreke, yari maraya kwa kundi agenda muri quartier gusa akaba yifatiye nk'umuntu abonye gusa, nta sezerano. Ariko kwica karavuga ati koko kuko ngo harimo abana be 2 n'abandi 5. Koko turyame, abantu bamanitse ngo tugiye gusinzira. Akuze ukuntu muza muryama abantu bari mu byaha. Mwumva ngo haje ibintu ngo Mana we, ngo ariko abanyabyaha
ngo mana yanjye ibaze uzi usinzira gute abapagani bapfa buri munsi iyo wumva abagore bicanye n'abagabo nturara uboroga uza wumva gute umuntu wa nyuma dusoreza ni Finehasi wagize ishaka ngo Mose ari gusoma amategeko abantu bose bahagaze umunyesirayeli afata indaye mu Midiyanikazi ngo aratambuka ngo arangije ngo barasambana ngo Finehasi abona ikintu bakoze aravuga ati nubwo Imana yavuze yaduhaye ibihano ariko ikintu bakoze cyo asuzuguye Imana ngo afata icumu rifata wa muhungu rirahinguka rije hasi Imana iravuga ngo ikintu Finehasi akoze ndigaruye naringiye kubamara ariko ndigaruye Imana ishimwe Imana ihimbazwa niki wumva wakora kandi Imana ishimwe ko bari kuvuga umuntu umwe si umwe bari kuvuga abantu bakunda Kigali ngo paka ngo tube babiri ngo tube batanu si umwe bari kuvuga Finehasi si umwe wagiriye akamaro ubwoko bwose uyu mudamu si umwe kubera icyo mu gushaka ngo ugendere mu Kigali ngo basi hagere babiri ngo bagira ngo nanjye mbagendere wakoze wowe hawo erega mu bwami bw'Imana umuntu ni ikinege umuntu wenyine azahamagagwa wenyine kandi naratanga wenda mushobora gukora accident muri mu modoka imwe byashoboka ariko umuntu azahamaga ugukwe abazugukwe ntuzajya ujya kubaza ngo uvuge nka Adamu wareze umugore ngo ni wa mugore wampaye nta bya wa mugore uzisobanura wenyine imbere y'intebe y'Imana uzajya uvuga nkawe gusa gatozi ubuzima ni gatozi wenyine wivugira ibyawe Imana ivuga ngo dore naguhaye ibyo ugomba kungwanira ishaka iki byanze kuzahuka kubera wowe kubera intege nke zawe n'ubunebwe bwa no kutitanga amen ikintu cya nyuma kiranga ufite ishaka ni urukundo Mariko 12:30 aravuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose imbaraga zawe zose ubwenge bwawe bwose Imana ishimwe numara gukundisha Imana ibyo byose uzagira ishaka mu murimo w'Imana ariko niba utarakundisha Imana umutima wawe wose hakirimo utuntu twinshi nta gushaka gukunda Imana igipimo kiratibuka niba udakunda Imana n'ubwenge n'imbaraga nta gushaka gushigira ishaka ariko ishaka rizamurwa n'urukundo rwabaye rwinshi mu bwenge bwacu mu bitekerezo byacu mu mikorere yacu mu mbaraga amafaranga koroha ubwenge bwawe ukabukoreshereza Imana reka nkagarukeho Imana ishimwe kari kancitse kandi naje mpangatege abantu bari mu kuza mu nzu y'Imana mumbabarire ndakivuga kuko umwuka yakimpaye ucuranze ngo amafaranga utera ngo amafaranga indirimbo kamera ngo amafaranga sound ngo amafaranga amafaranga akwego Mana watugaruriye itorero watugaruriye itorero Mana we ubu ntihaboneka abantu bishaka bahaguruka abana bacu niba baramenye za kamera ngo bakorere umurimo w'Imana bamamaza ivuga butumwa paka ngo umuntu nahagarara mu rusengero ari kuri kamera bamuhembe akoze umunsi umwe niba curanze gusa mu gitondo cyo ku cyumwe n'imibyizi kabiri ngo bampembe niba tamuhemba afate sentayzingi Mana we suma amagambo tuya tuvuga Mana we umuririmbyi ngo niba tamuha salero y'uko kwezi ngo ntatera ariko ntacyo tutahawe ibyo byose Imana yo bitunyaga ibyo dufite byose twarabiha arabari mu kuza mwivuga butumwa ngo nkabanza nkakuvugisha Bishop urampangaye ariko none isi yarashize urushira urampangaye ngo bamwe bakabanza akabwira ngo tuza turyama ahantu heza ngo ntizi kurya ibintu bita ngo nsigaye n'ibitogotesheje Mana we Mana tubabarire Mana we kugira ngo usengere iyo ngwara uratanga ngahe indwara igicirikanya indwara ariko ishaka ry'abantu b'Imana Paulo yaravuze ati kugira ntazabaremerera ngo bituma afata amaboko yakajya boha amahema agakora ivuga butumwa akanaboha amahema ngo hatazagira uwo aremerera bigeze kugera i Tesalonike kubera ko ryari itorero rije vuba ngo banga no kubaka ibintu i Filipi kubera ko ariho hari amaze gukomera ngo bakabohereza imfashanyo ati Tesalonike ntitwobaka imfashanyo wo kwamabago hari abantu iyo batarakizwa ujye umubwira amafaranga agahitago bama banga ati ntimuzadutunga mutagira urwitwazo
none mwebwe ibintu by'Imana umuririmbyi nuja kumuhamagara ngo udafite miliyoni ngo nta kuririmba, udafite ibihumbi magana nta kuririmba. Mana we dukeneye abantu b'ishaka ry'Imana. Mana we uzi impano Imana yagushizemo kugira ngo uzifashishe abantu ngo paka ngo baguhereze ibiguzi. Bibonetse ni byiza kuko umurimo uba wakoze pe babiguha, ariko bitabonetse nta mpamvu. Kubona ikintu kiri gupfa mu rusengero wize ibintu bya kamera kwama wicara ngo ntibampembe, ukabona ururabo ukuntu ruteretse nabi rusize nabi. Hari abantu bagira impano ashaka kureba ururabo akavuga ati ururabo bazanye si hariya rugomba kujya gutambuka, ukavuga ngo reka turushira aha bigutwaye iki ngo reka ma ose nzajya nivanga mu bitari ibyanjye. Iby'Imana no kwivanga. Imana ibaho umugisha. Reka ndangize kuko iminota narengejeho hafi 10. Reka nsoze tuzongera Bishop nantumira nzasa, ntacyo bitwaye. Mwagize neza kudutegera, turabishimiye. Mugire ishaka ry'umurimo w'Imana, mukunda Imana, mugirire umwete inzu y'Imana, mugirire umwete iby'Imana, mubyitange mu mumaramazi, mukorere Imana nk'abazapfejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Muze turimba karimbo kamwe dusoza. Bishop nushaka gutambuka titwogendaga tudasirimbye, basi tubasigire aka kantu muzakatwibukireho. Imana ibaho umugisha. Ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Nta na kimwe kimunanira arashoboye. Ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. 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 Ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Nta na kimwe kimunanira arashoboye. Nta na kimwe kimunanira arashoboye. Mana ishimwe, shimwe Yesu. Shimwe Yesu. Ibaze Yesu we.
wa